Hello guys, warabizi uba ikiremwamuntu cyagera ku isi kimaze kubaho mu byiciro bine by'ubukungu. Muri iyi video ugiye kuhabona icyiciro cya kabiri cy'ubukungu cyaranze isi. Urabasha gusobanukirwa neza uko ikiremwamuntu cyabagaho bijyanye n'ubutunzi, ndetse unasobanukirwa neza uko ibyiciro by'ubudehe byari byifashe muri icyo cyiciro. Alright, reka dutangire twirebere icyiciro cya kabiri cy'ubukungu cyaranze isi. Twakomeje ku cyiciro cya kabiri cy'ubutunzi cyaranze isi ku kiremwamuntu cyangwa ku nyokomuntu. Mu cyiciro cya kabiri turahasanga imyaka y'ubuhinzi n'ubworozi. Muri iyo myaka y'ubuhinzi n'ubworozi, ikiremwamuntu cyagiye cyiyongera, inyamaswa n'ibiribwa byabatungaga bigenda bikendera kandi no kubihiga bigoye. Ubundi abantu bahita biga ubwenge bwo kureba ubutaka bwiza bushobora gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa, akaba ariho batura, hanyuma bagafata inyamaswa bahigaga ku gasozi bakazijyana mu rugo aho babaga batuye bakazorora. Noneho bakanafata n'imbuto z'ibiribwa baryaga, bagashaka ubutaka bwiza zashoboraga gutangiraho umusaruro ufatika bakazihingamo. Aho niho imyuga y'ubuhinzi n'ubworozi yatangiriye. Igihe ikiremwamuntu kigiye gutera imbuto no korora inyamaswa, ubutaka bwashoboraga gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa bwahise butangira kuba ubutunzi bukaze. Muri icyo gihe ibijyanye n'ubwami nibwo byahise bitangira. Ubundi noneho abami n'abamikazi batangira kurwanira gushyira mu maboko yabo ubwo butaka bwashoboraga gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa, hanyuma buri umwe wese ugize icyo akorera kuri ubwo butaka akagira amaturo atanga ibwami y'ibyo yejeje. Ayo maturo y'umusaruro babaga bejeje akaba ariyo misoro y'icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi. Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi, ubwami bwabayeho butera ubundi bwami, rimwe na rimwe ubwami bukigarurira ubundi bwami, hakabaho kunyaga ubutunzi bw'icyo gihe burimo inka, imisaruro y'ibiribwa hamwe n'abagaragu n'abaja. Ubucuruzi bwabagaho icyo gihe bwari ubwo kugurana ibiribwa cyangwa se umusaruro. Uwabaga yejeje nk'ibishyimbo akaba yagurana umusaruro n'uwejeje nk'amashaza cyangwa se ibindi biribwa. Ubwo bucuruzi nibyo byitwaga échange de biens contre les biens mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa commerce de troc cyangwa se barter trade mu rurimi rw'icyongereza. Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nicyo gihe abantu bahagaritse kujya mu mashyamba guhiga, ahubwo batangira kuba ahantu hari ubutaka burimo ifumbire bwashoboraga gukuriraho ibiribwa ndetse n'inyamaswa. N'ikimenyimenyi abantu bakomeje kwibera mu mashyamba bahiga inyamaswa. Mu bice bimwe na bimwe hirya no hino ku isi bagiye babita amazina, urugero nk'abasigajwe inyuma n'amateka. Muri icyo gihe abakundaga kwimukamuka cyane ni ababaga bashaka ubwatsi bw'amatungo, wenda bitewe n'uko aho babaga batuye babaga baraharagiye nta bwatsi bugihari, hanyuma bakimuka bakajya gushaka ubwatsi bw'amatungo mu yandi mashyamba, ari byo bita kugisha. Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nibwo abantu batangiye kuvumbura imyuga imwe n'imwe nk'ubucuzi, kuboha, kubumba, ndetse muri icyo gihe nibwo bavumbuye n'umuriro batangira kurya ibiryo bitetse n'ibyokeje. Mu gihe mu myaka y'ubuhigi babiriraga aho ngaho nk'izindi nyamaswa tubona ubu ngubu. Ni ukuvuga ko ikiremwamuntu mu gihe cy'ubuhigi biriraga umuhigo nk'uko ingwe n'impyisi birya umuhigo iyo biwufashe, kubera ko mu gihe cy'ubuhigi nyine nta muriro wabagaho. Mu gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nibwo abantu batangiye kubaka za nyakatsi, bava mu myobo no kwirirwa biruka inyuma y'inyamaswa, babunga imisozi n'imisozi, amashyamba n'amashyamba. Ubundi batangira gutura ahantu hamwe, batangira guhinga no korora ndetse no gucura ibikoresho bimwe na bimwe byabafashaga mu kwirinda no kurinda inyamaswa babaga boroye, kugira ngo inyamaswa z'agasozi zitazirya, urugero nko gucura imyambi n'imiheto. Icyo gihe batangiye gukora ibikoresho byabafashaga mu guhinga no korora, ibikoresho byo kubikamo umusaruro babaga bejeje, urugero nk'ibyibo, inkangara, inkoko. Batangira gukora amasuka y'ibiti bahingishaga, batangira no gutunganya imivure, ibicuma ndetse n'ibisabo n'ibyansi byabafashaga kubika amata n'ibindi. Uko ikiremwamuntu cyagiye gitera imbere mu guhindura inyamaswa z'agasozi bazijyana mu rugo, ab'ibwami hamwe na hamwe ku isi bagendaga ku mafarashi, hanyuma abandi mu bwami bumwe na bumwe butari bufite amafarashi
babaga bafite abagaragu cyangwa se abaja babikwereraga ku ntugu, nako babahekaga mu ngobyi, hanyuma abandi baturage basanzwe bakagenda n'ibirenge of course. Muri icyo gihe ku bijyanye n'ubutunzi n'ubukungu hahise havuka ibyiciro bibiri by'ubudehe, ari byo abakene ndetse n'abakire babaga bafite ibikingi n'inka nyinshi n'abagaragu benshi cyangwa se abaja benshi. Muri ibyo bihe by'ubuhinzi n'ubworozi ikiremwamuntu naho cyahabaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Alright, so guys, ni gutyo icyiciro cya kabiri cy'ubukungu cyari cyifashe ku isi. Umunyarwanda umwe yaravuze ati utazi yava ntamenya iyo ajya cyangwa se ntamenya iyo agana. Alright,